twongeye turatomboye bana b'Imana kuba tugiye guhura n'Imana ngaho kuri buri munsi niyo iduhamagaye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Bana b'Imana ni muhumure, turi kumwe n'Imana ahangaha nta cyaduhungabanya. Nguru urwandiko rw'ihumure Imana itwandikiye kuri wa kane w'icyumweru cya 13 mu byumweru bisanzwe tariki 30 Kamena 2022. Isomo rya mbere riri mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi umutwe wa 7 umurongo wa 10 kugeza kwa 17. Muri iyo minsi Amaziya umuhereza bitambo w'Ibeteri atuma kuri Yerobowamu umwami wa Isiraheli ati, Amosi ariho arakugambanira rwagati mu nzu ya Isiraheli. Igihugu ntigishoboye kwihanganira ibyo avuga, kuko avuga ngo Yerobowamu azazira inkota n'Abayisiraheli bajyanywe bunyago kure y'igihugu cyabo. Amaziya niko kubwira Amosi ati, ngaho genda umubonekerwa we, cika ujye mu gihugu cya Yuda, ho uzashobora kwirwanaho no guhanura. Naho hano i Beteri nduzongera guhanurira, kuko ari ingoro y'umwami, urusengero rwa cyami. Amosi asubiza Amaziya ati, sinari umuhanuzi, sinari n'umwe mu itorero ry'abahanuzi, nari umworozi ngakorora n'ibiti byera imbuto. Nyamara Uhoraho yankuye inyuma y'amatungo, nuko arambwira ati, genda uhanurire umuryango wanjye Isiraheli. Ubu ngubu umva ijambo ry'Uhoraho, uvuga ngo ntuzahanurire Isiraheli, ntuzongera guhindanya inzu ya Izaki. Uhoraho rero avuze atya, umugore wawe azigira ihabara mu mujyi, abahungu bawe n'abakobwa bawe bazazira inkota, isambu yawe izagabanishwa umugozi, naho wowe uzapfira mu gihugu cy'amahanga, na Isiraheli yose ijyanwe bunyago kure y'igihugu cyayo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 19. Uhoraho ibyo yemeje ni amanyakuri, byose biba bitunganye. Itegeko ry'Uhoraho ni indakemwa, rikaramira umutima. Amabwiriza y'Uhoraho ni amanyakuri, abacisha make akabungura ubwenge. Amateka y'Uhoraho araboneye, akanezereza umutima. Amategeko y'Uhoraho n'uruhehemure, akamurikira umuntu. Igitinyiro cy'Uhoraho kiraboneye, kigahoraho iteka ryose. Ibyo Uhoraho yemeje ni amanyakuri, byose biba bitunganye. Bikwiriye kwifuzwa kurusha zahabu, kurusha ikirundo cya zahabu yiyunguruye. Biryohereye kurusha ubuki, kurusha ubuki bw'umushongi bukiva mu binyagu. Uhoraho ibyo yemeje ni amanyakuri, byose biba bitunganye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo umutwe wa 9 umurongo wa 9 kugeza kwa 13. Muri icyo gihe Yesu amaze kujya mu bwato, ajya mu mujyi wa Kafarinawumu, nuko amuzanira ikirema kiryamye mu ngobyi. Yesu abonye ukwemera kwabo, abwira ikirema ati, izere mwana wanjye, ibyaha byawe urabikijijwe. Bamwe mu bigisha amategeko baribwira bati, uyu muntu aratuka Imana. Ariko Yesu amenya ibyo batekereza, arababwira ati, igituma mutekereza ibidatunganye ni iki? Icyoroshye ni ikihe? Ari ukuvuga ngo ibyaha byawe urabikijijwe, cyangwa kuvuga ngo haguruka ugende? None rero kugira ngo umenye ko umwana w'umuntu afite ububasha bwo gukiza ibyaha munsi, abwira ikirema ati, haguruka ufate ingobyi yawe witahire. Arahaguruka arataha. Rubanda babibonye barakangarana, nuko basingiza Imana yahaye abantu ububasha bungana butyo. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, nidukomere kuri Kristo, nibwo tuzakomera koko mu buzima bwacu bwa buri munsi. Akamvugo ngo umwanza gucira kobo, Imana igucira akanzu. Bakristo bavandimwe, inzira z'Imana ni igihumbi, bishatse kuvuga ko ari nyinshi cyane, utamenya uko Imana ibigenza. Imana ntiyiburira. Muri amasomo tugiye kuzirikana ku ngingo iryoshye cyane y'ubuvunyi bw'Imana. Iyo ngingo iragira iti, nta muntu uburizamo umugambi w'Imana. Nubwo wabigenza gute kose, ntabwo ushobora kuburizamo umugambi w'Imana. Muvandimwe, urinde kuburizamo umugambi w'Imana. Uyu munsi dufite ingero ebyiri z'abantu bafuha, bafite ishyari kubera ibyiza Imana ikora, gufuhira Imana, bagashaka gutambamira Imana. Uwo ni Amaziya ndetse n'abigisha amategeko. Ariko nanone erezuma kubw'amahirwe tukagira izindi ngero ebyiri nanone z'ababungabunga umugambi w'Imana. Abo bakaba ari no kurwanywa. Uwo ni umuhanuzi Amosi ndetse na Yezu, prophète par excellence, kubera ibikorwa byiza bari gukora.
umwe ari kuburira ariwe Amosi gucyaha ikibi mu muryango w'Imana, undi ariwe Yezu nawe ari gukiza ku mubiri ndetse no kuri roho. C'est pour notre salut, gukiza ibyaha, umukiro w'abana b'Imana. None bari gushaka watambamira. Nta muntu uburiza mu mugambi w'Imana ariko. Nabyo mutagatifu Irene yavugaga ati la gloire de Dieu c'est l'homme vivant. Ngo ikuzo ry'Imana, ngo gishimisha Imana, no kubona umuntu muzima, no kubona umuntu ahiriwe, amerewe neza, yishimye. Ariko twebwe abantu icyacu harwo tubona umuvandimwe wacu amerewe neza, yishimye, ariko ubona za promotion tugatangira tukamuhekenyera amenyo. Aha muri uwo mugambi mwiza ko mugenzi wanjye nawe Imana mugiriye neza, none ndi gushaka kubyitambikamo. Mu isomo rya mbere ry'uyu munsi, nyuma y'uko Amosi atangiye guhanura arwanya akarengane, la justice sociale, Nyagasani yakomeje kumubonekera amutuma ku muryango we, ariko amaze umuhezabitambo w'i Beteli bimwanga mu nda, atangira kumufuhira, amuhimbahimbira ibinyoma ngo ari kugambanira umwami Yerobowamu, nk'uko twabyumvise. Ariko cyari kihishe inyuma ko ari kugira ngo amazi yakomeze yigarura icyo gice wenyine, ubundi atangatanga Amosi atavaho agira gute agera ibwami, ngo naho ataza guhahanurira kugira ngo Amosi adacyaha icyaha cyari kiri ibwami, nguko gushaka gutsikama mu cyaha, kugundira icyaha cyanjye, bityo nushatse gukuburira ukamuhindira kure, ukamwirukana. Ngo kwirukana abahanuzi b'Imana, ab'Imana itwoherejeho. Zaburi nayo uyu munsi iradushikariza kumva Imana y'ukuri, Imana y'intabera. Ubwo bageze bati uhoraho ibyo yemeje byose namanya kuri biba bitunganye. Amen. Twumvise no muri Evanjili ya none ukuntu Yezu agira neza, agenda agira neza aho anyuze hose, agakiza ikirema ku mubiri ndetse no kuri roho. Ariko iki gitangaza cyateye Yezu na rubanda ndetse n'uwakize ibyishimo bigiye kuba agahinda. Iyi resebusiyo igiye kuba desebusiyo ku rundi ruhande, intambara, ishyari ndetse n'umwijujuto kubigisha amategeko baba contre 6 babyeyi. Aha batangiye gushinja Yezu guhimbahimbira Yezu ibinyoma. Yezu ngo aratuka Imana, nkuko na Amaziya nawe ari guhimbahimbira Amosi ngo ari gutuka umwami. Ngibyo ibinyoma batangiye gucurikiranya. Nyamara ababyeyi, ntimuzi se ko uburakari bw'imbwa bushirira mu kuzunguza umurizo, kandi ngo ko urusaku rw'imbwa rutabuza umugabo kwirira imboga ze? Mbega ishyari riraha, ishyari rya Amaziya ndetse n'abigisha amategeko. Hari icyo se riza gutwara Imana? Nta na kimwe rishobora kubangamira ku mugambi w'Imana. Amasomo aradukebura nk'abantu bagira ishyari. Kamunyangire agatwerekeza ku isakamento rya penetezi, isakamento ry'imbabazi, ko Yezu akiza kuriho ndetse no ku mubiri, ariko ko hatabura n'abapinga babandi batarihabwa bakomeza kugenda bavunwa naryo, cyane babandi batemera impuhwe z'Imana. Nguko gushaka kurwanya Imana, gushaka kurwanya imbabazi z'Imana, gushaka kurwanya iby'Imana, gushaka kurwanya umugambi w'Imana. Nyamara iyo Yezu yavuze yesi, ntawe ushobora kuvuga no. Iyo Imana yavuze ngo yego, urinde kuvuga oya mubyeyi, kuko umugambi w'Imana ni ndakuka, umugambi wo gukiza abantu. Inzira z'Imana ni igihumbi, aho Imana yanyura hose ntabwo ushobora kuyifatisha. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu bitaro bimwe ngo habagamo umudogiteri w'umuhanga wakoraga mu ishami rya pediatri, kuvura abana, paidi therapy. Uwo murimo w'udogiteri akawitangira, agakunda abana, yewe babana babaye, babana bashavuye, babana barwaye barembye, yirinze kuvuga batanafite n'impumuro nziza. Nuko ngo abandi baganga babibona bagakomeza kwibaza kuri uwo mudogiteri wo muri pediatri, uburyo ataruhuka, agakora amanywa nijoro, uburyo no muri weekend yirirwa akora, akarakora kandi ashishikaye. Akabya bindi usibye iby'ubu byaje babyeyi, burya nta muganga ugira ikiruhuko, ntibyakagombye. Nuko abandi baganga bakomeza kwishinja, culpabilize, bibaza uburyo bene iryo shyaka rishoboka bo batarigeraho, ko icyabo bo ari ugucunga umushahara wabo buri kwezi. Nuko ngo umunsi umwe baza kugira amatsiko, ngo bamubaza aho kuri iryo shyaka, we ntagire ishyari, agakomeza agira umwete. Nuko haramwegera mumaze impamvu imutera iryo shyaka ryo kwita ku bana, akabavura uko ashoboye kose. Nuko udogiteri arababwira ati, nimwicare mbaye ku mateka y'aho nkura ishyaka rindira kugira ishyari, rikantera umwete buri gihe. Nuko aratera arababwira ati, ngo umunsi umwe mu gihugu kimwe ngo hari umuhigi waryaga ari uko agiye guhiga mu ishyamba hamwe n'imbwa ze.
ngo nuko mu munsi umwe yaburaniwe yabuze umuhigo nuko agiye gutaha nyine amara amasa. Icyo gihe nyine yari yihebye muri iyo deception, ngo agiye kubona abona imbwa ye ije yiruka imusanga, ayirebera kure ngo abona icigati yakabaga mu menyo. Nuko umuhigi n'ibyishimo byinshi yirukanka asanganira iyo mbwa ye, ngo nuko ayigeze imbere aratungurwa negativement peut-être, asanga iyo mbwa uwo muhigo ucigatiye mu menyo ari umwana w'uruhinja, akabebe. Urwo ruhinja ruri kurira muri ayo menyo y'imbwa, ngo n'umukobwa wari wamubyaye muri ako gace, nuko amujugunya ngaho nyine mu gihuru. Iyo mbwa rero aba ari imuvumbura, nuko iramuvumbura imutwara mu menyo. Wa muhigi ahita afata rwa ruhinja uko imbwa iri kumwereka nyine muri ya menyo yayo. Erezoma ku bw'amahirwe ya mbwa ntabwo yari yigeze iruruma. Nuko guhera ubwo wa muhigi wa mwana amushyira umugore we, nuko batangira kwita kuri rwa ruhinja no muri bwa bukene bwabo. Ngo igihe rero cyaje kugera, wa mwana bakomeza kumwitaho, aba umwana wo mu rugo koko, kandi yari yaravuye mu gihuru. Baramurera arakura ndetse amurihira n'amashuri, ariga araminuza, aba dogiteri en médecine, spécialement en pédiatrie. Uwo mwana rero wari ucigatiwe mu menyo y'imbwa, uwo ni njyewe waje gukura uko mumbona. Amen amen. Ako kanya b'abaganga bafatwa n'ikiniga, baraturika bararira kubera iyo nkuru y'igihuru bamaze kumva y'uwo mubyeyi wari arataye umwana mu gihuru. None ku bw'amahirwe erezoma imbwa igakora imirimo. Nuko dogiteri arakomeza arababwira ati, nyuma rero y'amateka ashaririye yanjye kuba imbwa yarangiriye impuhwe, mama umbyara atarigeze angirira izo mpuhwe, nkarwa n'abagira neza b'intamenyekana. Nuko rero aho amariye gukura, numvise mfite umukoro, devoir à domicile, umukoro wo mu rugo. Numvise muri njye mfite urukundo rw'umwana. Icyo cyo mama yashyize iwanjye, numva mfite uwo mukoro ko ari njye uzacyusa. Rero niyo nkakurikiye uko narokotse, ngaho namwe nimumbwire, murabona hari aho nageza kweri? Yewe habe na kimwe cya kabiri. Rero nibwo mubona nshishikaye, ni ukujya ngo mbabwire ko mba ndi kwishyura, kuko kugeza ubu ntarusi ikivi cy'uko iyo mbwa yangiriye impuhwe, kandi ari imbwa. Vuvuze imagine, imbwa yarushije umuntu, nanjye kuvuga ubumuntu, umuntu wagombaga kunyitaho akambyara akandera akankuza, none ntiyabikoze. Aha, icyo kivi rero ni njye ugomba gucyusa. Iyo vide ni njye ugomba kuyuzuza. Aho mama atagejeje ni njye uzahageza. Muri ako kanya n'ibyishimo byinshi bakomera amashyi dogiteri en pédiatrie. Nuko guhera ako kanya afata n'umugambi uko ntawe uzongera gukererwa akazi, gusiba akazi, gukorera ijisho, kuko nabo nyine bahawe umukoro, bafite amasomo maze kwigira kuri uwo dogiteri. Bana b'Imana, ntawe uburizamo umugambi w'Imana. Urinde kuburizamo umugambi w'Imana, mukobwa we, mugore we, bangavu we. Aha, no kwitonda. Ndakubwiza ukuri, Imana ifite uburyo bwinshi bwo gutorokoramo. Ushobora kunyura igihuru, ukanyura ishyamba, ukazahinguka mu nzu. Amaherezo y'inzira ngo ni mu nzu. Ukaba wahinguka mu bitaro, ugiye kugira gute? Ugiye gukiza abandi, kuko nawe nyine wakijijwe, wararokotse kubera Imana. Ibyo ni Imana yabikoze, ntabwo ari wowe. Ni impuhwe z'Imana, ubuvunyi bw'Imana. Ese mubyeyi, wowe ukunda abana? Wita ku bana? Ntawe se wakiriye ishyanga nanjye kuvuga iby'igihuru, ukaburizamo umugambi w'Imana? Avortoma, etanazi, ukura mwinda guhuhura abanyantegeke. Wasanga harabona wakiriye ishyamba. Ese wo mukristo nk'uyu dogiteri, mukristo dusangiye urugendo rujya mu ijuru, nta cumu wacitseho none ukaba uriho kubera Imana ubu ngubu? Navugaga wasanga nacitse ku icumu ry'umupanga, icumu ry'inkota, icumu ry'urushinge, ikinini, pilule di landome, uburozi, intwaro. Wa mubyeyi gito akikora mu nda akongera kumva uburozi, uko abwirijwe na Amaziya wamuheza bitambo twumvise mu isomo rya mbere, kugambanira abahanuzi b'Imana, abana, abamarayika. Ariko kera kabaye kubera impuhwe z'Imana n'ubuvunyi bwayo, Imana ikaza kundokora. Iryo cumu ricumura, iryo cumu ry'agashinge, iryo cumu ry'ikiziriko, ry'ikinini, ry'uburozi, none ndiho kubera Imana. Wasanga se ahubwo aho gupfukama ngashimira Imana, nkazamura amaboko ngasingiza Imana, ibyo byose byiza yankoreye, ko yankijije ariko umubiri no kuri roho, ikankiza ibihuru, ikantarura mu bihuru, ibigunda sinakubwira, amashyamba nanyuzemo, handi hose nari nihishe mu bigunda, cyagiye Imana ikanyereka aho nyura ntibanyice. Yewe n'Imana ikagera ikoresha imbwa
imbwa bubwa bishatse kuvuga n'uwari gukuruma cyangwa wari gukwica, ubona Imana ikaba yanamukoresha kugira ngo gukize kandi byaba. Ese nagarutse kuyishimira koko? Nongera ishyaka mu by'Imana, umwete, aho gukuza ishyari muri nge, wasanga ari ishyari nakomeje gukuza iwanjye. Nzirikana aho Imana yankuye, ahabi, mu kaga, mu nzara z'intare. Ubwo narokotse se maze kurokora bangahe ngewe? Cyangwa se wasanga ahubwo umubare wawe umaze kwiyongobeza, nirinze kuvuga kwica, kugambanira, reka ntitubivuge. Wasanga ntashobora no kubarisha na calculatrice kandi wasanga ibintu gishobora kuba. Ndagira nkubwire ngo ntawe uzitira umugambi w'Imana uko wabigenza kose. Hari igihe ushaka kuburizamo umugambi w'Imana ahubwo akaba ari wo wikoraho. Ngaho ababyeyi bashobora kwikora mu nda bikaza kurangira ari wo bari kwikoraho, ari wo bari kwizirika, kwiboha. Yesu mwana w'Imana wowe utanga ubuzima, ndaje ngumbabarire. Aho nirukanye intumwa zawe hose mbasabye imbabazi. Aho narenganyije abanyantege nke simbarengere uko wari ubampaye, Nyagasani umbabarire. Ndaje ngumbabarire kuko uri umunyampuhwe. Ahasigaye hose ubuzima bwanjye wampaye uko wantaruye mu gihuru ndetse n'ahandi hose wanguye ukanzamura. Guhera uyu munsi niciye ikiru cyo kusa ikivi cy'ababyeyi, cyo kusa ikivi cy'abaganga, abarimu n'abandi bose babaye babihemu. Abenshi bangije ubuzima bw'abandi, bakabuhungeta bakabuhungabanya. Niyemeje gukora cyane kandi neza ibyo nshinzwe buri munsi biganisha ku mukiro w'abandi no kuzabana nawe iteka mu ngoma y'ijuru. Amen. Yesu ugira impuhwe, utwumve turagutakambira. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Niyemeje kuba wawe, naje ngumba